Nshuti namwe vana mwese durana kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigewe singira nk'abo bikorwa filmani turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mwese mbahe ikaze neza hano kuri Studio Umutware kandi ngira ngo mbahe ikaze neza. Kuri mwese mukiza ku nshuro ya mbere ndagira ngo mbabwire nti murakaza neza kandi mwibuke kwiyandikisha. Mukande hano hasi handitse subscribe, share, follow, like ndetse n'iyi nzogera muyikande kubera iki kugira ngo iki gihe cyose tubagezaho ibi biganiro byaba ari ibiganiro tumaze gutunganya ako kanya tukabibagezaho cyangwa se ibiganiro biri live cyangwa indirect mubashe kubikurikirana igihe cyose tumaze kubibagezaho ako kanya. Kubw'ibyo rero nkaba ngira ngo mbabwire nti kuri mwe mukiza ku nshuro ya mbere namwe mwese mumenyereye igihe mumbona hano imbere ya kamera cyangwa se n'inyuma ya kamera nje ndi ukuri, nje ndi urukundo kandi nje n'icyizere. Nkaba ngira ngo ibi mukomeze kubikoresha nk'umunzani mupima ibintu byose tubabwira mubisuzume neza murebe ko bifite ishingiro cyangwa se ukuri ntaho bihotamye. Igihe cyose mubona ko hari ikibazo bifite bihotamye mudukosore ako kanya kuko turabyifuza, ntago turabere na gatoya. Ariko nanone ni mu gihe muri kubona ko byose turi kubigenda neza kubitunganya bifite ukuri, turabasabye ngo mukomeze kudushyigikira kuko benshi muri kudushyigikira turagira ngo mwese mudushyigikire tubashe no gukomeza kugira imbaraga zo kubagezaho n'ibindi nkabyo. Kubw'ibyo rero nkaba ndi kugira ngo duhite dusangira ijambo. Uyu munsi tugiye kuganira kuri press conference cyangwa se ku kiganiro perezida Kagame, perezida w'u Rwanda amaze kugirana n'abanyamakuru batandukanye, tukaba tugiye kugira ngo tubiganireho gatoya. Yavuze kuri byinshi, yavuze ku by'intambara yabaye, yavuga ku bibazo byo muri Demokarasi ya Kongo, yaganiriye ku kibazo cy'ubukungu, ganira n'ibibazo bya COVID. Ariko muri aka kanya ndifuza ko tuganira wenda nk'utuntu tubiri gusa. Kimwe muri ibyo nifuza ko tuganira ni ikintu yavuze ati u Rwanda dufite ikibazo cy'imyaka 26 y'abajenosideri. None harongera avuga ati nta basirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. So ndifuza ko tuganira kuri iki kibazo cy'imyaka 26 y'abajenosideri nk'uko perezida Kagame yabivuzeho. Rubyiruko nimwe nibandaho, ba papa ba mama ba sogokuru ba nyogokuru ba sogokuruza na ba nyogokuruza. Ndifuza ko tuganira muri uyu mwanya kandi ahangaha ndakomeza amabwire nti muze dusangire ijambo ntihagire umuntu ugira ipfonwe na gatoya. Imyaka 26 y'abajenosideri igihugu kiri kurwana nacyo bishaka kuvuga iki? Nabonye aya ari amagambo akomeye. Ndibaze nti muri iyi myaka 26 jenoside imaze ibaye, leta y'u Rwanda ikabona ko ari ikibazo kuva yatangira kugera uyu mwanya. Ubwiyunge burihe? Ikibazo cy'abajenosideri ni ikibazo cy'abajenosideri bari mu gihugu, ni ikibazo cy'abajenosideri bari hanze mu gihugu, ni ikibazo cy'abana bavuga ngo n'abana b'abajenosideri. Ibyo ni ibiki? Kubera ko uyu munsi nimba twarabibonye neza, nimba mbikurikirana neza, nabonye hari abanyarwanda benshi bagiye muri gacaca, hari abanyarwanda bagifunzwe uyu munsi, hari abanyarwanda bafunzwe muri Tanzania muri Arusha mu rukiko rwa Arusha n'abandi bari hirya no hino yo ku isi. Iki kibazo cya jenoside kimaze imyaka 26 nk'uko perezida yabivuze, nicyo gituma abanyarwanda batagira ubumwe, nicyo gituma abanyarwanda bakomeza kugira amacakubiri. Nje ndumva hari ibindi byinshi birusheho. Ntago twavuga nje nk'uko ndi kubibona muri uyu mwanya. Urubyiruko muze tubiganireho kubera ko perezida niwe wanatangiye iki kiganiro cy'ibibazo by'imyaka 26 y'abajenosideri. Intambara mu Rwanda itangira kuko ndakeka ko tumaze kugeraho dukeneye kujya tureba ibintu guhera ku mizi kugeraho igiti kigarukira. Muri 1990 nari ndi umwana muto cyane, ntashobora kumva n'ibintu byinshi. Uyu munsi maze gukuraho gato kimwe nk'uko namwe mumaze gukura. Mu 1990 uyu munsi umwana wavutse icyo gihe afite nibura imyaka 20.
turi kumwe no myaka 30 actually mumbabarire. So murumva iyi ni imyaka myinshi. So muri iyi myaka 30 uyu munsi ufite uburenganzira ubasha n'ubushishozi bwo kuba wasoma ibintu byinshi bitandukanye ukagerageza gufata imyanzuro itandukanye nawe. Nibuka yuko intambara itangira uyu munsi abagize leta y'u Rwanda na perezida Kagame arimo yari bamwe mu bo bitaga inyeshyamba, yari bamwe mu bo bitaga inkotanyi, ubundi bakabita n'inyenzi, sibyo? So uyu munsi ikibazo cy'abanyarwanda bari impunzi, nge nta nubwo narenzi ko ibyo bintu bibaho, ntago nigeze mbimenya kuko ntago twigeze tubiganira mu rugo iwacu, ariko naho tubimenyeye ntago twigeze tumenya impamvu kuko twari abana n'abakuru bari babizi, ntago bigeze babasha kudusobanurira cyangwa se ngo nabadusobanurire ku buryo buhagije. Icyo nibuka nuko habaye ikibazo kubera ko intambara yabaye, nta ntambara twari tuzi. Ibibazo rero uyu munsi igihugu kirimo, aho perezida avuga ati ibi ni ibibazo by'imyaka 26 y'abajenosideri, ngewe ndakeka ko ari ibibazo 30 by'abanyarwanda, kubera ko impunzi z'abanyarwanda zari zarahejejwe hanze. Nkuko kubyumva hari version nyinshi, zashatse gutaha. Mu gutaha haje hari intambara. N'ubu ngubu turi kubiganiraho n'amabanga menshi rubyibuko, ariko icyo nzi neza ko nuko ibi byose biranditse neza. So imyaka 26 ukibagirwa imyaka 4 ya mbere yaho, icyo gihe nanone kuri jewe aho uyu munsi turi kugenda dusoma tugerageza no gusesengura kugira ngo tujye ku mizi y'ibibazo dufite abanyarwanda, ntago mbona ko ari ahantu ho gutangirira. Intambara yatangiye muri 90, muri 94 ibyara n'ibindi bikomeye. Byaje kuba itsembatsemba ryakorewe abavandimwe b'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Sinabyo byonyine, haje kubamo iyicwa ry'abanyarwanda bose, abahutu, abatutsi n'abatwa, guhera mu 1990. Mu 1994 n'abahutu benshi bareshwe. Ibyo ngibyo ni ukubivuga uko bimeze. N'abatwa nabo bareshwe cyane. So kubw'ibyo ntago ari leta y'u Rwanda yicaga gusa, abasirikare b'Inkotanyi nabo barishe, ariko uyu munsi ntago byari byavugwa. Kubera iki? Kubera ko Inkotanyi cyangwa se leta y'u Rwanda yarigizwe n'Inkotanyi, ntago iri buze kujya kwishinja ibyaha. Ariko uyu munsi hari amadosiye ku isi hose, video, audio, amafoto yerekana iyicwa ryabaye rikozwe n'abasirikare b'Inkotanyi cyangwa se abasirikare b'u Rwanda uyu munsi. Rubyiruko banyarwanda aho muri hose, imyaka 26 y'abajenosideri nkuko perezida yabivuze, ngewe nk'umwana mwene kanyarwanda, umwene gihugu, iki ni ikibazo kirenze imyaka 26 y'abajenosideri. Ni imyaka 30, ahubwo ishobora no kurenga 30, uvuye muri za 59 naho ushobora kugerayo. Ibi ni ibibazo by'ibihekane dufite. Gufata ngo ibibazo byose igihugu kirimo by'imyaka 26 ngo y'abajenosideri ngo ni ibibazo igihugu kiri kudirenga nabyo, kuri jewe ndabona ntago bihagije, nta nubwo bitanga igisubizo abanyarwanda dukeneye kubona kugira ngo ibintu bijye imbere, kandi bijye imbere twese nk'abanyarwanda tubohotse. Ubu munsi rero nkuko abanyarwanda benshi bari hanze, uyu munsi bakaba baragiye mu gihugu, abandi bagasohoka. Ibi bizashira ryari banyarwanda? Rubyiruko mwe muri mu gihugu, miliyoni 7 zirenga z'urubyiruko, uyu munsi hari abandi banyarwanda bangana nkamwe bari hanze, n'ababakuriye bari hanze. Ntago igihugu cyacu tugomba kujya tuvuga ngo vamo njemo. Iki ni igihugu cyacu twese nk'abene gihugu. Ntago iki gihugu ari igihugu cya perezida w'igihugu cyangwa se mudugudu, ni igihugu cy'abanyarwanda bose. Ni umurage wacu twese nk'abanyarwanda.
ibi ngibi ndi kubabwira nk'imyumvire yanjye kubera yuko nta na rimwe ibibazo turimo nk'abanyarwanda tuzabikemura mu gihe tutarebye imizi yaho biri guturuka, kandi nabyo ubwabyo ni ibintu birebire cyane bigomba ko twese tugomba kwiga gusoma tugakurikira ukuntu bigenda bihekana. Ikibazo cy'abajenosideri kirahari, abajenosideri barishe barahari, abataragirirwa ubucamanza bibeho, habeho ubucamanza butabera, habeho n'ubucamanza bw'inkotanyi, abasirikare b'inkotanyi n'abasirikare b'u Rwanda uyu munsi kuko barishe. Muri iyi weekend mwarebye abaturage bishwe ikibeho, hari abaturage benshi bakomeje kwicwa, banishwe hirya no hino mu gihugu, bakanicwa no hirya y'igihugu. Rubyiruko muri mu Rwanda namwe muri hanze yo mu Rwanda, ibi biraba buri munsi. Ibi ngibi ni ibibazo by'ibihekane bidahuye gusa nuko hari ikibazo cy'abajenosideri. Ntabwo abajenosideri barwanye bonyine, hari abo barwananye nabo. Sinabyo byonyine, hari n'ibindi bihugu bibifitemo uruhare. Ni ngombwa rero ko muhagarika kurebera ibintu mu gatebo kamwe. Ibibazo ni ibibazo birebire kandi bigomba kurebana ubushishozi. Rubyiruko mumaze gukura, abo ndi kuvugisha aka kanya, mwe mufite nibura iyi myaka 25 n'itandatu, kuko ni benshi muri mwe uyu munsi nimwe muri mu buyobozi bw'igihugu, muri za sektere nyinshi z'igihugu aho ibintu biri kugenda. Nimba udafata umwanya ngo musome amateka y'igihugu, ngo munafate n'undi mwanya murebe ibyanditswe ku gihugu biri hanze, biri nyakuri, bitari ibihuha, kuko hari ibihuha byinshi bishobora kubarogoya. Uyu munsi twatangiye kugira icyo nakwita access cyangwa access kuri izi information zivuga ku bubi ubwicanyi bwabaye mu Rwanda guhera mu 1990 kugera uyu munsi. Hari ibintu mu gihugu mutari kumenya kubera ko ku ruhande rwa leta y'u Rwanda bibifitiye akamaro ko abanyarwanda batabimenya. Ariko uyu munsi tumaze gukura, nimba dushaka ukuri, urukundo n'icyizere mu gihugu ku banyarwanda twese, ibi byose bigomba kujya ku meza tukabireba uko bimeze, ababigizemo uruhare bose bagakosorwa, bagahanwa nk'uko amategeko abisaba. Ikibazo dufite ubushake, dufite ubutwari bwo kugira ngo ibi tubikore nk'abanyarwanda. Ntago umuntu wishe azajya kwishinja, ntago bibaho. So ni mwebwe rero rubyiruko, ba papa, ba mama, ba sogokuru, ba nyogokuru, ba sogokuruza na ba nyogokuruza, ni inshingano zacu twese nk'abanyarwanda ko tureba ibibazo birenga agatsiko k'abantu, ko tureba ibibazo birenga umuryango w'abantu, ko tureba ibibazo ku gihugu. Ababigizemo uruhare bose tukabacyaha, tukabahana, hagasabwa imbabazi nyambabazi, ariko noneho bitagiye kuvuga ngo njyewe ndi umujenosideri, wowe uri umwere. Ntago intambara yikoze ubwayo. Abakoze ibyaha bose bagomba guhanwa, baba bari mu gihugu uyu mwanya muri leta y'u Rwanda cyangwa se abari abajenosideri, nyabajenosideri batari bahanwa, bose bagomba guhanwa. Mu gihe tukivuze ngo uyu ntacyo tumurebaho, ahangaha ntaho tuva ntaho tujya. Iyi myaka perezida yavuze 26 izaba imyaka 100. Ntago dushobora gukomeza turi kuririmba izi ndirimbo rubyiruko, ba papa, ba mama, ba sogokuru, ba sogokuruza, ba nyogokuru na ba nyogokuruza. Ntago bibaho. Dukeneye kubihagarika, kandi abazungu, abanyamahanga ntago aribwo bazabidukorera. Kubw'ibyo rero ndagira ngo namwe muze tubiganireho. Mubona ko imyaka 26 y'abajenosideri ari cyo kibazo ngutu igihugu kiriho uyu munsi nk'uko perezida yabivuze. Rubyiruko muvuga icyo mubibonaho, ntimugire ipfunwe cyangwa se ubwoba. Muri abene gihugu, iki ni igihugu cyacu, iki ni igihugu cya mwese, kandi itegeko nshinga, aya masezerano y'igihango abemerera kugira ijambo ku bintu by'igihugu.
nk'uko perezida abigizeho ijambo yanahaye n'ijambo abanyamakuru. Namwe mwese mumenye kwivugira, mumenye no kubaza ibibazo bibateje inkeke, mumenye no kwishakamo ibisubizo nk'uko mubisabwa n'itegeko nshinga. Uyu ni umukoro wa buri twese, ntabwo ari umukoro w'abari mu gihugu gusa n'abari hanze. Kandi ibyo mubajije cyangwa se mwumva mutumva ntibagira abantu b'inyanga Rwanda. Iryo pfunwe ribaveho, kugira ngo umuntu akwite amazina atagira uko angana, yaba ari amazina agushyira hasi cyangwa se atuma wumva utamerewe neza, ntibikuvanaho kuri umunyarwanda, ntibikuvanaho ko ufite inshingano zo kwiga umuti w'ejo hazaza. Kubw'ibyo rero reka mpagarikira aha, ntegereje ibyo bisubizo byanyu mwese. Kuri mwe mukiza kuri iyi nshuro ya mbere, ni jyewe Singira nk'abo bikorwa Freeman. Ndagira ngo nongere mbahe ikaze neza, kandi mwibuke kwiyandikisha mukanda hasi handitse subscribe, share, follow ndetse n'inzogera muyikande kugira ngo dukomeze duhuze ibitekerezo. Murakaza neza mwese, ntegereje icyo mugiye kuvuga kuri ibi ngibi, kandi noneho tuze no kuganira no ku ngingo ya kabiri nyuma y'iyi break. Ndabashimiye cyane, naho mu mwanya ni jyewe Singira nk'abo bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware.